Ubusanzwe ko umwana yajya ku ishuri cyangwa se yakunda kujyayo biterwa n'impamvu zitandukanye zirimo uruhare rw'ababyeyi, abarezi cyangwa se n'ubuyobozi bw'ishuri yigaho. Uyu munsi twasuye ishuri ribanza Source of Blessing School, ni ishuri ry'itorero ADEPR riri mu rurembo rw'umujyi wa Kigali, ni muri paruwasi ya Gasabo. Turaganira n'abanyeshuri bahiga batubwire impamvu ibatera gukunda kuza ku ishuri ndetse n'umumaro bibafitiye kuba baza kuhiga. Ikaze mu kiganiro uburezi ku isonga. Iyi ni Life Radio na Life TV. Njyewe nitwa Yvonne Mutatsineza. Amazina yanjye ni Twineza Joy Jessica, nkaba mfite imyaka 8, umwaka nigamo n'umwaka wa 2. Ikintu nkunda ndi hano mu ishuri, nkunda abarimu banjye n'abayobozi. Iyo uri hano ku ishuri se niki kigushimisha? Inshuti zanjye, umwarimu wanjye. Nicyo ukunda gukina uri hano ku ishuri? Ese mujya gukina ryari? Muri break. Muri break? Iyo ugeze hano mu gitondo se nicyo ukora? Banza nkasuhuza mwarimu, nkasuhuza inshuti zanjye, nkakuramo amakaye nkafata ikaye nkiga. Kubera iki se waje kwiga? Wumva aho kwiga bizakumarira iki? Ubundi iyo wigumira mu rugo ukajya wikinira n'abandi bana mu rugo, ni kubera iki waje kwiga? Kugira ngo nzamenye ubwenge. Amazina yanjye nitwa Uwase Ketia, niga mu mwaka wa 2, mfite imyaka 8. Nkunda gukinana n'inshuti zanjye, nkunda kwiga Icyongereza. Mu Cyongereza nigamo ukuntu inyamaswa zivuga, nkakunda kwigamo ukuntu inyamaswa zivuga n'ukuntu zigenda n'ukuntu zirya. Yego, hano ku ishuri se iyo hari n'icyo ukunda nicyo kigushimisha? Ni uko nyina n'inshuti zanjye, nkakunda no kurya umuceri, nakiga cyane, nkashyiraho umwete, nkagira disipurine. Yego, abarimu se babafasha iki iyo muri hano ku ishuri? Niki babakorera gituma nyine mwumva mwakumbuye kuza kwiga? Tisha nyine aratuganiriza, akatwigisha tukabimenya. Yego, ngaho tubwira wowe ukunda gukina iki hano ku ishuri? Nkunda gukina saye na bomboreho. Bomboreho ni iki? Muyikina mute? Nyine iyo umuntu nyine yashyize agacupa hariya akajya gushaka umuntu atarabona, akagenda agatabara abandi, agafata agacupa agahita agatera. Yego, wumva se nukura uzaba iki? Wumva uzakora iki? Numva nzaba umuganga. Ukunda kuvura? Kubera iki? Kubera iki? Nyine abantu ntibazajya barwara nzajya bavura. Uzajya ubavura. Ni irihe somo utsinda cyane mu ishuri? Tsinda Ikinyarwanda nkunda kwiga Icyongereza nkagitsinda n'Ikinyarwanda. N'Ikinyarwanda. Hari ubwo se wigeze urimo utsinda mu rugo bakaguha nk'ibihembo cyangwa se abarimu bakaguhemba? Abarimu baravuga ngo twaragerageje, cyangwa bakavuga ngo nimba umwana yatsinze iwabo bazamuhembe. Amazina yanjye banyita Neza Dorine, niga mu mwaka wa 3. Wa 3? Ukunda kwiga iki Dorine? Nkunda kwiga seti. Seti? Muri seti harya mwiga mwiki? Electricity. Uba wumva se kuki ukunda kwiga seti ubundi wumva izagufasha iki? Mba niga cyane kugira ngo nzashimishe ababyeyi banjye. Ubwo ni gute wazabashimisha se? Ngira niga cyane nshiremo umwete, nziteza imbere n'igihugu cyanjye. Ese ubundi ubona hari umumaro kwiga bifite? Ni nk'uwuhe? Kwiga cyane waba mukuru ukazigirira akamaro. Umwana utize se nta mumaro yakwigirira?
hano ku ishuri se ni iki kigushimisha iyo waje ku ishuri gituma wumva nyine ushaka kuza kwiga? ni uko mba ndi kwiga ndi kumwe n'inshuti zanjye. Ni iki ukunda gukina? Nkunda gukina saye cyangwa bomboreho. None se nta gihe uba wumva nka isomo muri kwiga utari kuryumva? Iyo utari kuryumva bigenda bite? Mbaza umwana twicaranye bakabinsobanurira, cyangwa nawe yaba atabizi nkabaza tujya akabinsobanurira. Banyita Irakoze Ansa, nkaba niga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, mfite imyaka 11, nkaba mba naje kwiga kugira niyungure ubumenyi kugira nawe mu gihe cyazaza nzibesheho. Iyo waje ku ishuri se ugeze hano mu gitondo ni iki kintu cya mbere ukora? Iyo nikinjira mu ishuri mbanza gusuhuza abo twicarana na tica, narangiza nkafata ikaye nkaba nsubiramo. Ukunda kwiga iki mu masomo yose hano? Sete na sosha. Muri social harya mwigamo iki? Twigamo nk'amateka yaranze u Rwanda. Mbese amasomo se mwiga hari ibindi bintu hano ku ishuri babigisha? Ego. Nk'ibiki? Nko kwitwara neza nka disipurine kugira ngo tube turi nk'abana nyine babereye igihugu b'u Rwanda. Ese ubona ari iki gitandukanya ku ishuri no kuba umuntu ari mu rugo? Ni iki buryo ubona gitandukanye iyo uri mu rugo n'iyo uri hano ku ishuri? Iyo uri mu rugo ni ahantu akenshi ntabwo ubona umwanya, ntabwo ubona umuntu kwigisha imico myiza, ukora ibyo ushaka akenshi, kuko ababyeyi kuri ubu sigaye bari mu bintu byinshi badushakira ama minerivare, ntibatubonera umwanya. Benshi hari abataha, hari n'abamara icyumweru badatashye, ariko iyo uri ku ishuri ho ntabwo wakicara wabuze icyo ukora. Abarimu baba bari kugufasha mu gukura kwawe neza, wiga kugira ngo ejo hazaza uzabe uri umwana ubereye igihugu, uri umwana bavuga u Rwanda, kumva ko nawe ari umunyarwanda wuzuye. Ese ni nk'iki uba wumva wakora kugira ngo nyine abana bakunda ishuri? Hari abana njya mbona agasanga bagiye kwikinira agapira mu muhanda kandi abandi bagiye ku ishuri. Ubona ari kubera iki badakunda ishuri? Biterwa, hari abo ababyeyi babo aba ari bo babinegirija. Umubyeyi kumubwira umwana kwiga akahita avuga njye ko nize ubu simbayeho, ariko siko bigomba kumera. N'abo babyeyi bagomba gushishikarizwa kujyana abana babo mu mashuri, kandi nanjye nashyiraho uruhare rwanjye. Abana mbonye batajya mu ishuri ari ukubera impamvu z'ababyeyi babo, nabashishikariza kwegera ababyeyi babo bakasaba ko bajyanwa mu mashuri nabo bakiga nk'abandi bana. Ese haba hari igihe mwarimu agutera nk'umwete wo gukunda kwiga, cyangwa hari nk'ijambo runaka ashobora yakubwiye kumva nyine kwiga ni byiza? Ego. Hari igihe umwarimu asanga nyine utari umunyeshuri mwiza, akabona mu myigire yawe ntabwo wiga neza, akakubwira ijambo niyo by'ako kanya ukaba utashobora guhita wumva ko ubyakiriye, ariko nijoro cyangwa aho waba uri hose kumva ugatekereza, ukumva nk'ijambo umwarimu yakubwiye rikagukora ahantu, imyigire yawe ikagenda neza kandi ukabona amanota meza. Cyane cyane nkatwe tuba dutegerejwe n'ikizamini cya leta kidukura mu mashuri abanza tukajya mu mashuri yisumbuye. Yego. Ese witegura gute nk'umuntu uzakora ikizamini? Hari igihe abana bakunda kwikinira agapira. Ese mbanza tubwire niba hari umukino ukunda gukina hano ku ishuri? Umukino nkunda gukina hano ku ishuri nk'uko wari ubivuze ni umupira, ariko tukawukina ntitubikabirize, tukibuka n'amasomo yacu twiga. Yego, tugana ku musozo noneho ubona ari nk'iki cyakorwa kugira ngo abana barusheho kwiga neza, banatsinde, bagire n'ubuzima bwiza, bakunde n'ishuri? Icya mbere, kuba abarezi beza babigisha neza abana, kubashishikariza ishuri, kandi abana ababyeyi babo nabo bakababonera umwanya. Apana kuvuga ati umubyeyi amaze icyumweru mutabonana,
akirirwe wazerereye nta kintu mbese yitaho, vuga ati umwana wanjye nashake niyo yatsinda ibyo ni ibimureba. Banyita Nkurunziza Brian, niga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, nkaba niga kuri iki kigo cya SBS. Rero nkaba ibyo nkunda kuri iki kigo, amasomo nkunda seti niyo nkunda muri byose. ubura nayitsinze Seti ndayitsinda. yego tubwire rero, ese ubona wowe ari iki gituma nk'umuntu akunda kwiga, ubona bundi byagira uwuhe mumaro? Kwiga umumaro byagira ni uko bigufasha mu buzima buzaza, ukabasha kuba wabona akazi kazagutunga hamwe n'umuryango wawe hazaza. Ikintu gituma nza ku ishuri ni abanyeshuri bagenzi banjye n'abatica, kuko bose abatica batwitaho bakatwigisha neza, na bagenzi bacu tugakina nabo, tukigana nabo, tukanaganira. Hari n'igihe babigisha n'ibintu bitari byo mu masomo se, hari igihe umutica ashobora kubwira nka story cyangwa n'ikindi kintu cyagufasha mu buzima, hari ibyo bajya babakorera? Bajya babitubwira, bakatubwira amasomo, bakatubwira ibyo bizaza mu buzima, ibyo tugomba kubamo, byose bakabitubwira, agastori kavuga uko ubuzima bw'umuntu bwagenze n'ibyo tugomba kwigengesera. Nta gihe se wiga nk'isomo kumva ntabwo ririmo rijyamo, kumva ntabwo urimo byumva? Hari igihe niga isomo nkumva nyine ntabwo byumvikana neza, ariko icyo gihe mbaza tica akongera akabisobanura nkabyumva neza. Yego, hanyuma tugana ku musozo, ese ubona ari nk'iki, uramutse ubaye nk'umuyobozi, ni iki wakora kugira ngo abana bitabire ishuri cyane? Hari abana bajya basiba cyangwa ukumva ntibabishaka, bashaka kujya gukorera nk'amafaranga, ubona ari iki wakora kugira ngo abana barusheho gukunda ishuri? Abana kugira ngo tubajyane mu ishuri, abafite ababyeyi, kubabwira ababyeyi, tukaba twabereka aho babajyana kwiga, tukabereka uburyo bwiza, abashaka imyuga bakajya kuyiga, ndetse nabo ku muhanda nabo tukagenda tubafasha, tukagenda tubajyana mu bigo bakiga, nabo bakabona ubumenyi, nabo bakabasha kwifasha mu buzima. Dufite library tujya twicaramo tugasoma ibitabo, ikintu cyose turiga. Buri wa gatanu tujya mu rusengero tukajya kwiga iby'agakiza byose. Nabyo birabafasha? Biradufasha cyane. Ni nk'iki bibafasha? Bidufasha buriya gusenga, tukabasha gusenga, tukizera Imana byose. Imana nayo ikazayidufasha mu bizaza nk'ama exam, ikagenda idufasha. Nitwa Irankunda Belise. Iyo nje hano ku ishuri nishimira ko hari abatica batwigisha neza. Ni nk'iki babakorera ukumva nyine uragikunze cyangwa se ukabona ni cyiza? Iyo bari kutwigisha ijambo ry'Imana cyangwa se bari kudufasha mu masomo yacu. Impamvu naje ku ishuri ni ukugira ngo nungure ubumenyi mfite kandi bikamfasha mu kubaho kwanjye. Ni icyo ukunda cyane kurusha ibindi byose bikorwa hano ku ishuri mu bikorwa bitandukanye? Niba hari n'ibikorwa watubwira bakunda kubakorera nk'abanyeshuri, utubwira. Bakunda gutuma tujya mu rusengero ku wa gatanu, cyangwa se tukajya gusoma ibitabo muri library. Ni icyo ukunda cyane iyo hano ku ishuri kigushimisha? Gusoma ibitabo no gukina n'inshuti zanjye. Ese hari igihe ushobora kuba uri nko mu rugo, nko muri weekend cyangwa nko mu kiruhuko, kumva wakumbuye ku ishuri? Yego. Ni iki gituma wakumbura? Ukuntu hameze n'ibyishimo umuntu ahagirira. Hari ibyishimo umuntu agirira ku ishuri bitandukanye no mu rugo se? Yego. Gute? Ubona inshuti, ukungura ubumenyi ufite nyine, ukigishwa ukamenya icyiza n'ikibi byose. Abarimu se babafasha gute kugira ngo murusheho kuba abana beza cyangwa se murusheho gukunda nyine ishuri? Baradufasha cyane, batwigisha ko kwiga ari impano cyangwa nyine ari iby'agaciro, kuko imbere h'u Rwanda tuzaba turi gukoresha ibintu byinshi bitari ibya kera nyine tradition. Ese hano mujya mugira uburyo mwiga mukoresheje ikoranabuhanga? Yego.
tujya muri computer lab tukiga tugakoresha amakompiyuta nyine ibyo ngibyo. ngaho tubwire nk'umuntu rero uri mu wa gatandatu witegura kuzakora ikizamini, ese ni ibiki ukora bigufasha kwitegura neza, ubigenza ute kugira ngo uzatsinde? Nivanamo ubwoba nkajya kwiga ngasenga Imana izamfasha ariko nanjye nifashisha. Yego, ngaho tubwire ikindi tugana ku musozo, tugereranyiriza utaraza ku ishuri uko wari umeze n'uyu munsi uri ku ishuri, itandukaniro Itandukaniro ryo kuza ku ishuri no kuguma mu rugo, kuguma mu rugo ntabwo nyine uba uzi ibintu byinshi, icyongereza, indimi n'ibindi. Kuza ku ishuri urabimenya ukiga nyine ukongera ubumenyi ufite mu buzima. ese ntagiye mwumva mwashonje ukumva urambiye nk'isomo, iyo warirambiwe bigenda bite? Iyo narirambiwe ntabwo mvuga ngo ndata ishuri, ahubwo ngerageza kwishyiramo ka morale ku buryo ndi bwige. iyo se ari isomo utumva cyangwa udakunda ubigenza uti? urisohokera ubigenza uti? Ntabwo nsohoka nkuma mu ishuri, ariko nabwo nagerageza kuryiga niyo naba mbishaka cyangwa ntabishaka. Amazina yanjye ni Twishimye Belinda Leila, nkaba ndi na doyenne w'ikigo cya Source of Blessing School. Iyo ngeze hano ku ishuri ikintu kinshimisha nuko mba ndi kumwe n'inshuti zanjye ndetse ndiga nyine nkafata. Yego, iyo ugeze hano bwa mbere ku ishuri mu gitondo ni iki ubanza gukora nka doyenne? None Ndabanza nkasuhuza ishuri bitewe n'abantu barimo, ticha barimo nawe nkamusuhuza, nkafata amakayi yanjye nkasubira mu masomo. Yego, ni irihe somo ukunda kwiga cyangwa se ukunda gutsinda cyane? Nkunda isomo nsinda kandi nanakunda ni seti, social na English. Yego, wowe ubona ari iki igituma nyine ukunda ku ishuri hano, kuza kwiga hano? Ni iki abarimu bakora gituma nyine wumva uhakunze cyangwa se ukumva ntiwajya kwiga ahandi? Ikintu gituma nkunda hano ni ukubera abarimu bari hano, hari igihe nyine baduha free time tugasohoka. Hari ikindi kintu gituma makunda ni abanyeshuri, inshuti, n'igihe umuntu agenda agakina cyangwa iyo twagiye muri siporo, iyo twagiye mu library, iyo twagiye gusenga cyangwa se iyo turi mu makarabu, buri wese kukwerekana impano yiwe. wowe se hari uburyo ababyeyi bajya bagufasha gukunda ishuri cyangwa se gukunda kwiga? Yego, baramfasha. Hari igihe nyine bambwira ibyiza by'ishuri, bambwira ko nungukiramo inshuti nyinshi, bigatuma nanjye numva mfite ishyaka ryo kuza kwiga. Hari hano ku ishuri se ni iyihe mikino mukunda gukina? Tubwire niba ari n'iki bafasha. Nkunda gukina amabigibigi, iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye ndishima, ndetse nkunda no gukina n'umukino wo kwishana. Yego, ngaho tubwire noneho, ese nk'umwana udakunda ishuri nk'iki wamubwira? Namubwira yuko ku ishuri yaza ku ishuri yakungukiramo ubumenyi, ndetse bityo byanamufasha mu gutegura ejo hazaza hiwe heza, ndetse yakungukiramo inshuti nyinshi bigatuma ahora aza hano yishimye. Ese ni nk'ibiki abarimu bashobora kubakorera bigatuma mukunda ishuri? Iyo nyine batuganirije, nk'urugero twarambiwe, bakatuganiriza bakatugarura muri mudu, n'igihe iyo nyine nk'abana bo mu wa gatandatu twitegura icya leta, igihe batubwira uburyo icya leta kiba kimeze bakadukuramo ubwoba tukisanga nk'abandi. Yego, uretse se amasomo yo mu ishuri, seti, icyongereza n'igifaransa, hari ibindi hano ku ishuri babigisha? Yego, batwigisha nyine nk'abakobwa, batwigisha uburyo tuzitwara muri segonderi, banatwigisha n'ibijyanye n'imihindagurikire y'imibiri yacu n'ibindi byinshi batwigisha mu masuku y'ikigo. Yego, hari indi mirimo se mujya mukora iyo mwaje ku ishuri, nk'imirimo y'amaboko? Tubwire niba ari n'ikintu mubona yibafasha. Mbere twarakoropaga mu ishuri, ibyo bintu nyine byari nko kudukangura mu mutwe, bakatwereka ko muri segonderi nitutazajya dukora conduite bazajya bahita bayamaraho. Ubu ntabwo mukibikora? Nyine ubu ngubu twararekeye kubera ko nyine abanyeshuri bari kwitegura icya leta, umwanya wo gukoropa dufata umwanya wo kwiga kugira dusubiremo neza. Yego,
uretse iyo mirimo se hari n'ibindi mujya mukora bituma musabana cyangwa bituma mwongera ubumenyi? Iyo twagiye muri siporo turasabana ndetse bikanarambura imibiri yacu. Yego, ngaho tubwire, uramutse uri nk'umuyobozi wa kino kigo, ni nk'iki wakora cyatuma nyine abana barushaho kugikunda, bakunda kuza kwiga cyangwa se banatsinda cyane? Nakangurira abana benshi kuza ku kigo cyanjye ndetse nanatanga umwanya uhagije wo kujya muri library cyangwa mu ma computer lab. Ese ishuri ryanyu rirabakunda? Yego, Ni riradukunda. nk'iki kibigaragaza? Iyo nyine abarimu bari kutwigisha uba ubibona neza ko badukunda ndetse baba baharanira ibyiza kuri twebwe. Bajya banabagira inama se mu buzima? Yego, uburyo tuzitwara imbere hacu. Yego. Ni nk'uwuhe mwarimu ukunda cyane kurusha abandi? Njyewe nkunda Teacher Atanazi na Teacher Solange. Kubera iki? Kubera ko nyine Solange atugira inama akatwereka yuko tugomba kuba focus, noneho Teacher Atanazi we atutera story iyo nyine twarambiwe, hari n'igihe atugira inama akanatubwira n'abatubanjirije uburyo bitwaraga kugira natwe dukomerezeho. Dusoza n'iki wabwira abayobozi bw'ishuri ryawe cyangwa se n'iki wabasaba babakorera kugira ngo murusheho nyine kwiga ndetse muzanatsinde cyane? Nabasaba yuko bakomeza kudufasha mu myigire yacu ndetse byaba na ngombwa tukajya dusubiramo buri gihe kugira ngo tuzabashe gutsinda mu cya leta. Ese utaraza hano ku ishuri hari nk'ibintu ubona wahindutseho? Ese watangiye mu wa mbere hano? Yego. Ibintu mbona nahindutseho, naje nta cyongereza nta rurimi nyine nzi rwinshi, nageze hano ndabisobanukirwa neza. Ikinyarwanda sinacyumvaga neza ariko nasobanukiwe iby'amateka, byose byabaye ku gihugu narabimenye kubera kuza ku ishuri. Hari n'ibindi wahigiye cyangwa wahungukiye? Ego, batwigishije iby'ubuzima bwacu, imihindagurikire y'imibiri yacu, uburyo twazitwara ejo hazaza hacu muri segonderi. Yego. Ubwo ibyo mubyiga muri iyo somo? Ibyo bintu tubyiga hari igihe nyine kuwa gatatu cyangwa kuwa gatanu tugira umwanya bakatumanura twese tukajya kwiga nyine ibijyanye n'imibiri yacu cyangwa ibindi bitajyanye n'amasomo y'ishuri. Nyuma yo kuganira n'abana turaganira n'abarezi babo, nabo batubwire uruhare bagira mu guteza imbere uburezi, by'umwihariko mu gutuma abana bakunda kwiga ndetse n'umusanzu wabo mu kubaka uburezi bufite ireme. Nitwa Kwizera Ange Marie Diane, nkaba mpagarariye umwaka wa mbere, nkaba nkora hano kuri iki kigo cya Source of Blessing School. Mu by'ukuri nkurikije igihe maze kuri iki kigo ko nakigezeho mu mwaka wa 2017, imyigire n'imyigishirize igenda neza. Abana iyo bageze muri P6 baratsinda ku manota meza, bakabona boarding. Hari igihe tubonamo n'abashobora kujya kwiga batabonye boarding ariko aba ari umubare muke cyane. Bivuga ngo umwana ava muri nasari ya mbere, ya kabiri, ya gatatu tumwitaho, akazamuka kugera ageze muri P6. Abafite indangagaciro, ntabwo ari amasomo gusa tubaha, tugerageza no kubaha indangagaciro za Gikristo. Bakajya gusenga kuwa gatanu mu gitondo, tugira iteraniro ry'abana. Noneho no hagati mu masaha ya kumugoroba tubasha kwigisha ijambo ry'Imana abana, cyangwa se bakaririmba indirimbo z'Imana. Ariko bitabujije ko twibuka ko n'igihugu cyacu tugomba kwigisha abana indangagaciro z'igihugu cyacu. Bityo kuwa kane tugira icyo twita itorero, ku buryo buri mwana abasha kumenya igihugu cyacu kiradukunda, turagikunda, tuzagikorera nk'abana bacyo, akagira indangagaciro z'ubutwari, zo kumenya ko mu nzira y'inzitane intore yishakira ibisubizo. Mbese ugasanga umwana warerewe hano ntabwo ari ubumenyi gusa hakura, ntabwo ari ubwenge bw'amasomo gusa hakura, ahakura umuco, ahakura n'indangagaciro. Bityo rero umwana wacu twumva
ari umwana uba wujuje ibisabwa n'igihugu ndetse n'ababyeyi. Murakoze. Yego, ese nka mwarimu ubana n'abana kenshi, nk'iyo umwana agaragaza nyine kuba yumva hari isomo runaka adakunze cyangwa adasobanukirwa, mubikoraho iki? Mumufasha mute? Cyangwa se wa wundi ufite intege mu isomo runaka? Iyo ari umwana ugaragaza ko hari isomo adakunda, ugerageza kurimushishikariza no kumubwira ibyiza byaryo. Kuko urabona akamvuge nka France, hari igihe cyabayeho tutayigisha cyane, tuyigisha nk'isomo, ariko nanone biza kugaragara ko narwo ari ururimi ruri international. Ni ukuvuga ngo habayeho gukundisha abana France, tukabigisha amarecitation, tukabigisha indirimbo, bityo n'isomo umwana akarushaho kuryiyumvamo. Iyo hari umwana ugaragaza intege nkeya, tugerageza kumufasha mu buryo bwose. Nk'umwarimu, hari igihe ubona umwana afite intege nkeya, ugashyira exercice ku kibaho, ukabona umwana akomeje kugira intege nkeya. Ni ukuvuga ngo ufata igihe, mu gihe uhereje abandi imyitozo isanzwe, nawe yakagombye kuyikora ariko mwahoze mukora isa nayo, ukongera ukamugarura iruhande rwawe, nawe ukagenda ukamwegera, ukamufasha, ukamwereka uti dore binyura aha, binyura aha, binyura aha, umwana bikarangira nawe yibonye mu bandi. Ariko bitavuze ngo ba bandi bagenzi be bari mu rusaku, oya, bafite imyitozo isa niyo bahoze bari gukora, wowe uri kumwokipa kugira ngo nawe iyo myitozo ayibonemo, kuko wabonye ko ayigiramo ikibazo. Yego, ni nk'ubuhe buryo bundi mukoresha mu gutuma umwana akunda ishuri cyangwa mu kumukundisha ishuri? Kubona umwana iyo aje mu gitondo akinjira hano, araza akaza muri classe ye, akafata amakayi ye, akajya akwicara mu ntebe, agatangira gukora etude. Urukumva iyo umwana ari kurivayizinga amasomo ye, mwarimu nawe uba uhari, uba ushobora kumwegera ukamuganiriza. Mu buryo bw'ibiganiro, umwana abasha kukubwira imbamutima ze, mu mbamutima ze nawe niho ukuramo akayira ko kuba wamufasha, bityo umwana akajya mu nzira nziza kandi agakunda amasomo. Kandi noneho uri kubona bagira break. Ni ukuvuga ngo umwana iyo amajije kwiga amasomo atatu akurikirana, mu gitondo agira break y'iminota muri 20. Muri ya break rero abana bashimishwa no kuba bafite inshuti ku ishuri, umwana ashimishwa no kuba afite mwarimu umukunda. Ibyo byose bimotivating umwana akaza ku ishuri yumva yishimye, cyane ko hasanze mwarimu nk'umubyeyi, ahasanze za nshuti ze, arakina saa 4, arabona amazi yo kunywa, arabona ibyo kurya, abona asangira na mwarimu we nk'uko asangira n'umubyeyi. Uri kumva abana batwiyumvamo nk'ababyeyi babo. Nitwa Sindikubwaberiya, ndi umurezi muri kino kigo cya Source of Blessing School. Natangiye muri 2016 nigisha muri kino kigo, nkaba nigisha umwaka wa 4, wa 5 n'uwa 6. Nigishamo isomo ry'Ikinyarwanda n'isomo ry'Igifaransa, nkarigisha abo bana mu wa 4, mu wa 5, mu wa 6. Yego, mutubwire, ese mubona abana bo mu mashuri abanza ari ibiki by'ingenzi kuri bo bakwiriye kuba bazi, cyangwa se n'ibiki mubaha, n'ibiki mutuma bamenya? Abanyeshuri bo mu mashuri abanza, nk'uko hari porogaramu iba yarateguwe, iyo porogaramu iba yateguwe na Minisiteri y'Uburezi, igomba gukurikizwa, amasomo yose tukayabaha nk'uko yatanzwe. Ariko nyuma y'ayo masomo nubwo aba yaratanzwe na Minisiteri, hari andi masomo y'umwihariko tugenda tubaha, nk'amasomo y'ubuzima bwabo busanzwe. Dushingira kuri ayo masomo Minisiteri yagiye itanga, tukayasanisha n'ubuzima bwa buri munsi bw'umwana abamo, haba ari hano ku ishuri cyangwa se yaba ari mu rugo, ndetse tunateganya ko ashobora no kuzarenga imbibi z'igihugu cyacu akajya ahandi. Ibyo rero bituma dushingiye kuri ayo masomo tuba twahawe na Minisiteri, hari andi masomo y'umwihariko tugenda tubaha
kugira ngo nabo bazabashe kwiteza imbere cyangwa se bazabashe kubaho neza ejo habo hazaza, dukurikije yenda n'aho igihugu cyacu kiganisha iterambere ryacyo. ugereranije se uburezi mubaha mubona bibagirira umumaro, ese baratsinda, mubona hari impinduka bagaragaza nk'igihe mumaze igihe kinini hano? Ukurikije amasomo tubaha abagirira umumaro, kuko urabona umwana hari uburere avana mu rugo iwabo, noneho akazana hano mu ishuri akakura ubundi burezi. Dushingiye ku burere baba bakuye mu rugo, natwe hari uburezi tubaha nk'ayo masomo nagiye mbabwira dutanga, usanga rero amasomo abagira umumaro, bagerageza kuyakira no kuyumva bitewe n'uko natwe tugenda tuyabasobanurira muri rusange. Mu myigishirize se hari uburyo mujya mukoresha butuma abana barushaho gukunda kwiga cyangwa se bakunda isomo runaka? Bitewe n'uko isomo riri, isomo rigenda rigira imfashanyigisho, ntabwo amasomo yose agira imfashanyigisho zimwe. Icyo gihe rero iyo utangiye isomo nk'umurezi, wifashisha za mfashanyigisho, hanyuma kugira ngo watire atansiyo y'umwana. Icyo gihe hamwe n'izo mfashanyigisho ugenda usanisha n'ubuzima busanzwe n'ubuzima ashobora kuzahura nabwo, bituma rya somo umwana aryiyumvamo akarikunda, ndetse ukaza no kumuha undi mwanya nawe wo gukora ubushakashatsi kuri iryo somo, nawe akagerageza kugira ibyo yivumburira bitewe n'uko wamutangiriye, nawe ukareba ko byibura rya somo wamuhaye nawe ashobora kugira ubundi bumenyi bundi yaza kubasha kuvumburamo akurikije rya somo wamuhaye. Harya tubwiye ko wigisha iki? Nigisha Ikinyarwanda n'Igifaransa cyane mu mwaka wa 4, wa 5 wa 6. Yego, nk'Ikinyarwanda bigisha, ese ni nk'ubuhe buryo ukoresha kugira ngo abana bakunde Ikinyarwanda, cyane ko muri kino gihe tuzi ko ni igihe usanga abana bakunze kuba bazi izi ndimi mpuzamahanga cyangwa se bakoresha ikoranabuhanga. Wowe ni ubuhe buryo ukoresha butuma bakunda isomo ryawe? Uburyo nkoresha, urumva abanyeshuri benshi bakunze gukoresha zino ndimi z'amahanga, cyane cyane nk'Icyongereza ndetse n'Igifaransa. Ukumva rero Ikinyarwanda hari igihe bashobora kuba batagikurikira neza, bitewe n'uko akenshi bakunze gukoresha izo ndimi, yenda Ikinyarwanda bakagikoresha mu ngo iwabo. Uburyo rero nkoresha kugira ngo byibura babashe gukurikira neza iryo somo ry'Ikinyarwanda, mbanza kubereka yuko isomo ry'Ikinyarwanda ni ururimi gakondo cyangwa se ni ururimi kavukire rwacu, ururimi rw'ababyeyi, nkabumvisha yuko nabyo biri mu muco nyarwanda, kandi tugomba guta uwo muco wacu, tugomba kuwusigasira kugira ngo udacika. Nkabakundisha ko Ikinyarwanda ni ururimi rwacu kavukire, kandi ni ururimi rubasha kuduhuza kominikasiyo hagati yacu nk'Abanyarwanda, rukabasha kuduhuza n'abandi Banyarwanda bandi batashoboye kugera hehe mu mashuri cyangwa se bari muri kino gihugu. Ndabakundisha rero bakarukunda cyane, kuko urumva ni rwa rurimi bakunda gukoresha iyo bageze mu giturage iwabo cyangwa se hanze aho bari batari mu ishuri, bigatuma kominikasiyo yabo n'abandi bantu batabashije kugera muri iryo batabasha kuza kuvuga izo ndimi babasha kubumva, bigatuma rero bisanisha mu muryango, bigatuma abandi bantu bandi mu muryango batabagiraho ikibazo ngo bumve yuko ari abanyamahanga, ahubwo bakumva ko ari Abanyarwanda kimwe nabo. Ese ni gute mwubaka icyizere cy'umwana? Hari igihe umwana agaragaza intege nke mu kwiga, cyangwa se ukabona ntabikunze, cyangwa n'isomo runaka ukabona ntabwo ari kuritsinda, mwubakamo icyizere gute, mumufasha mute nk'uwo mwana? Umwana iyo ashobora kuvuga ko yenda isomo atarikunda cyangwa se yenda nta cyizere afite, ubanza ukamwereka ejo hiwe hazaza, ukamwereka ko ubuzima bugenda buhinduka, kandi ko mu bibazo umuntu agerageza kwishakira igisubizo. Hamwe n'amasomo rero yahawe, ayo masomo aba afite intego y'uko mu gihe kiri imbere azamufasha mu buzima busanzwe, akabasha kwirwanaho, akabasha gukoresha ya masomo yagiye ahabwa muri bwa bumenyi bwo ku ishuri, nawe bukabasha kugira icyo byamumarira, bukabasha kumuteza imbere muri ya masomo yagiye ahabwa, akakuramo isomo rishobora kumufasha mu buzima busanzwe, akurikira ibyo yize, nawe akabasha kugenda abubyaza umusaruro. Tugana ku musozo, ese mubona mwarimu hari uruhare afite mu gutuma umwana yaba kwanga ishuri? Birashoboka ko mwarimu yagira uruhare mu gutuma umwana yanga ishuri cyangwa se anarikunda. Ariko nk'umurezi mwiza, umwana agomba kwibonamo mwarimu, akumva ko ari inshuti ye,
akumva ko ari umufasha mu buryo atari kugira ngo ahangane na mwarimu cyangwa se amwereka ko amusumbije. Icyo gihe natwe iyo twigisha tugenda kwisanisha n'abana, bigatuma umwana umugira inshuti yawe, bigatuma na rya somo ryawe arikunda, bigatuma rero nawe agukunda, aho kugira ngo rya somo areke kurikunda, ahubwo bikamutera ishyaka n'umuhate byo gukurikira cyane, bitewe n'uko wisanishije n'umwana kandi ubona ko ari byo ugenda umufashamo, bikarushaho gukunda no gukunda rya somo, bigatuma rero adasubira inyuma, ahubwo arushaho kugira ngo ashakishe nawe avumbure ikindi kintu kiri imbere. Nyuma yo kumva abarezi, twumvise ko hari ibyo bakora mu gutuma abana bakunda ishuri, by'umwihariko mu kubaganiriza ndetse no kubaha inyigisho zitandukanye. Reka noneho tuganire n'ababyeyi, twumve uruhare rwabo mu gutuma abana bakunda ishuri. Uyu mubyeyi nawe tumusanze kuri iri shuri aho yaje gutwara umwana, aratubwira ese uruhare rw'umubyeyi ni uruhe mu gutuma umwana akunda ishuri ndetse no mu gutuma agira umwete wo kwiga. Nitwa Munyembaraga Jacques, ndi umubyeyi. Rero nk'umuntu uba wumva abana banjye cyangwa se abana b'ababyeyi twese kandi abana b'Abanyarwanda bakwiye gutera imbere bijyanye n'aho igihugu kigeze, bijyanye n'aho ubuzima aho butuganisha, nkabana nagiye nanabona ingaruka zitandukanye zagiye zigera ku bana batandukanye zitari nziza, bigatuma babasha kwisanga mu buzima bubi cyangwa se imibereho idakwiye. Njye nk'umubyeyi, urugero rwa mbere mbona umubyeyi yagira mu kugira ngo abana babashe gukunda ishuri, babashe gukunda kwiga, icya mbere ni ukubaganiriza. Ukubaganiriza kandi umuntu akajya abaha ingero zibasha gufatika za bamwe mu bo tuba duturanye nabo, abo bagenda babona mu buzima bwa buri munsi mu mateka, bagiye bagira imibereho mibi itari iyo kwifuzwa, cyane ko nabo hari aho baba bazi. Bigatuma rero njye nk'umubyeyi nafata umwanya aho ndi mu rugo wo kubaganiriza, nkabereka icyiza cyo kwiga, nkabereka akamaro kabyo, nkabereka ingaruka zabyo zo mu gihe kizaza. Ikindi nk'umubyeyi mba numva ngomba kubakundisha kwiga, bitewe n'aho iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'isi muri rusange mpuzamahanga aho riba rigana, aho kubaho kwa buri wese bimusaba ko bafite indimi zitandukanye agomba kumenya kugira ngo abashe kumvikana n'abanyamahanga, haba ari aho yajya cyangwa se abagenda mu gihugu cyacu. Ubona ari nk'ayahe makosa umubyeyi yakora agatuma umwana yanga ishuri? Hari urugero rwa mbere rufatika rushobora gutuma umwana yanga ishuri. Urugero rwa mbere rufatika ni imyitwarire mibi y'umubyeyi, cyane ko hari abagira imyitwarire mibi bagasharirira abana, cyangwa se ugasanga bafite amahane atandukanye, cyangwa se ugasanga baratuma babasha kubaho mu mibereho mibi ituma batabasha kubona bwa bushobozi buhagije na bwa buryo bushoboka bwo kwitabira ishuri. Dusoza, ni ubuhe butumwa bagenera ababyeyi muri rusange, cyangwa se icyo wababwira kugira ngo barusheho gufasha abana gukunda kwiga bizabagirira umumaro? Nshingiye ku byo abana bakenera mu buzima bwa buri munsi, ko burya mu buzima bwa buri munsi abana bakenera ibintu byinshi. Bakeneye kurerwa, guhabwa inama n'impanuro n'ababyeyi, bakeneye indangagaciro z'ubuzima bwa gikristo, kubera ko igihugu cyacu ni igihugu kibamo imyemerere y'ubukristo cyane. Ikindi bagakenera uburenganzira butandukanye, kuko nabwo turabubona mu byo abantu muri iki gihe bagenderaho. Rero ikintu cya mbere mbona ababyeyi bakwiye gukora ni ugushishikariza abana gukunda gukunda ishuri, kubaha uburenganzira, kubaha amahitamo, kubemerera bakabaganiriza, bakumva ibyifuzo byabo. Bamara kumva ibyifuzo byabo bakaba banabafasha nyine kubayobora aho ishuri cyangwa amashuri atandukanye, kandi bakabashakira n'ubushobozi, kuko iyo ubushobozi bwabuze wa mwana ukeneye kwiga, iyo ibikenerwa byabuze wa mwana ukenera kwiga
ntabwo baba bakibashije kwiga nk'uko byifuzwa, nk'uko umuryango ubyifuza cyangwa nk'uko igihugu kibyifuza. Cya mbere rero uruhare rw'umubyeyi ni ukumenya inshingano ze. Muri za nshingano ze harimo gutanga bwa burere, harimo gushakira abana bya bindi bikenerwa, kandi hari no kumurera mu buryo bwiza bwa gikristo n'uburyo bw'umuco igihugu cyacu gifite tugenderaho. Nk'umwana wabyutse akavuga ngo ntabwo ushaka kujya ku ishuri, wabikora ute? Hari ikosa ababyeyi bajya bagwamo. Ikosa rya mbere ababyeyi bagwamo, kuba umwana avuze ngo ntabwo ashaka kujya ku ishuri, bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Ikosa rero ababyeyi bagwamo, icya mbere ni uko baba bashaka, bahita yenda babavumbukana bakagaragaza amahane, bakagaragaza igitsure, kigatuma yenda abana bahabuka cyane, ko burya ni nabyo bishingirwaho kugira ngo abana bate ishuri, rimwe na rimwe bagiye no kuba inzererezi. Rero ikintu mbona umubyeyi yakora cya mbere ni ukuganiriza umwana nk'uko nabivuze ntangira, noneho akamusobanurira impamvu n'akamaro ko kujya mu ishuri, ndetse byaba ngombwa hariho n'ababyeyi nyine baba bajijutse, akanamwereka ko ubuzima agezemo n'aho ageze yafashishijwe nuko nawe yagiye aca mu ishuri akiga mu buryo butandukanye. Rero umuti wa mbere mwiza ni ukumuganiriza kuruta guhita afata umwanzuro wo kumubwira nabi cyangwa kumukurekera iyo agaterera iyo ngiyo cyangwa se kumukubita. Tugana ku musozo, reka tuganire n'ubuyobozi bw'iri shuri. Umuyobozi waryo aratangira aduha ishusho rusange, atubwire ndetse n'uburezi batanga uko buteye n'intego bafite mu kurushaho guteza imbere uburezi bw'ahangaha kuri Source of Blessing School. Kwa Mutabaruka Wenceslas, ndi umuyobozi w'iri shuri rya Source of Blessing School. Ni ishuri ryigenga rya ADPR, ryatangiye mu mwaka w'2006, ritangira ari ishuri ry'inshuke maternelle. Amateka atwereka ko ryatangiye rifite abarimu 2 n'abanyeshuri 7. Iryo shuri rero ryagiye rigenda rikura, abana barangijemo maternelle ya 3 bakajya bajya kwiga ku bindi bigo. Haje kuzamo rero igitekerezo cy'uko ishuri ryakwaguka, hanyuma rikagira n'icyiciro cy'amashuri abanza. Ishuri mu mwaka w'2012 n'ishuri ryatangiye icyiciro cy'amashuri abanza. Ni ukuvuga ngo abanyeshuri ba mbere barangije umwaka wa 6 muri iki kigo bawurangije mu mwaka w'2017. Habonetsemo benshi rero bagenda bajya kwiga, ku buryo abambere ubu ngubu batangiye icyo gihe cya 2017 umwaka wa 2012 umwaka wa mbere, ubu bari muri kaminuza. Bamwe biga muri kaminuza zo mu Rwanda, abandi biga muri kaminuza zo hanze. Hari dufite bari mu Bushinwa, hari dufite bari muri Canada, hari abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari n'abandi bari mu bihugu bya Afurika nka Uganda n'ahandi. Ikigo rero muri rusange, iki kigo rero muri rusange ni ikigo cyigisha amasomo asanzwe: imibare, Ifaransa, Icyongereza, kigisha amasomo mbonezamubano twita social studies, kigisha n'ubumenyi rusange aribyo twakwita science cyangwa se seti mu magambo ahinnye. Hejuru y'ibyo rero dushyiraho andi masomo. Cyambere iki kigo ni ikigo cy'abantu bihaye Imana, bivuga ngo rero isomo ry'iyobokamana ubwo mu yandi masomo riza rwose ryihariye. Nubwo abana baba bayize muri ya mbonezamubano hari gahunda yagenwe na leta ya somo rya social studies, ariko tugira n'ubundi na gahunda yihariye
ku rwego rw'itorero. Abana dusanga ari ngombwa yuko bagira indangagaciro za gikristo, hanyuma rero tukabashyiraho gahunda yihariye yo kuramya no guhimbaza bari mu ishuri. Dufite na korali y'abana, abana bamaze kugira korali, hanyuma tukagira na gahunda zo guterana iteraniro rya mu gitondo kwa gatanu, ku buryo gahunda ababyeyi, abanyeshuri, abakozi bose barayizi. Kwa gatanu aba ari umunsi wo kwidagadura mu Mana yacu. Tukabyuka mu gitondo saa moya tuba dutangiye, saa moya na 50 tukaba dushoje, hanyuma abana bakitegura muri ya minota 10 ibanza, saa 2 bagatangira isomo rya mbere. Muri rusange rero ni ikigo abana bishimira, ni ikigo ubona abarimu bishimiye kwigisha nk'uko bikwiye. Muri rusange ni ikigo ubona abakozi bose bitabira umurimo, yaba abayobozi, baba abarimu, baba abakozi bunganira barimo abanyesuku bakora mu gikoni, abazamu wari wawe ku manywa na nijoro. Ubona buri wese atarinda ko bamubwiriza, ahubwo mu by'ukuri yaramaze gufata umuco wo kumva ko akwiye kurangiza neza inshingano ashinzwe. Ni ukuvuga ngo rero kugera iyi saha abana tugerageza kubaganiriza, tugakora inama z'ababyeyi, ababyeyi bakatanga ibitekerezo byiza byakubaka ikigo, tugakora iz'abakozi, kandi ibyo byose tukabitangira raporo mu buyobozi budukuriye, duhereye ku itorero ritwegereye hano rya Gasave, kuzamura, ndetse akenshi hari na raporo tugeza mu buyobozi bwite bukuru bw'itorero, kugira ngo nabo bamenye ikigo cyabo uko gikora, se niba hari ingorane ikigo gifite bazimenye, hanyuma nibiba ngombwa baze badufashe ikigo bacyunganire. Muri rusange rero ntiriwe njya muri byinshi cyane, ikigo abana bakigamo barakinezerwa, ababyeyi barakinezerwa, hanyuma iyo hari ibibazo tugerageza guhura kugira ngo bishakirwe umuti, ibitunaniye ku rwego rw'ikigo tukabigeza ku badukuriye. Mutubwire noneho uruhare rw'itorero ADPR mu myigire y'abana ba hano, cyangwa se no mu guteza imbere uburezi bwa ku ishuri. Yego, murakoze. Icya mbere ni uko nk'ubu ngubu hari gahunda tujya tugira zidufasha mu buryo buri tekinike. Mu buryo buri tekinike, icya mbere ni uko ubu ngubu abashinzwe uburezi ku rwego rw'itorero dukorana nabo neza, batugira inama, aho tugize ikibazo bakadufasha, baduha amahugurwa nk'abayobozi, atari n'iri shuri gusa n'andi mashuri, kuba abayobozi b'amashuri benshi tuyaduhurira mu mahugurwa atandukanye yateguwe ku rwego rw'igihugu n'itorero. Ayo ngayo tukayungukiramo byinshi, bakatugira inama, bakatubwira tekinike twakoresha kugira ngo bibashe kugenda neza, hanyuma kandi bakadufasha n'ubundi no mu bundi bukangurambaga. Urugero, niba nk'iki kigo abarimu bacu bagiye babona amahugurwa menshi aturutse muri Hope International, andi avuye muri Edify Rwanda, amahugurwa arebana n'ibintu byo kwigisha. Hanyuma rero ayo rwose tumaze kuyamenyera, tuyajyamo kenshi, ntaba ari abayobozi gusa, yenda ngo ni diregiteri, ngo ni dosi, ngo ni kontabure, kuko twese baraduhugura. Hanyuma kandi tukagira n'uburyo n'abarimu bajyayo. Ibyo ngibyo rero ntabwo twabikora ari ubuyobozi bw'ikigo gusa tubyifashishije, ahubwo itorero rizi ko iyo gahunda ihari, kandi nabo bakahemera bitewe n'indangagaciro babona abo bantu baduhugura bafite n'ibyo badusaba gukora. Ikindi tubona ni uko amashuri kuba ari ay'itorero, inkunga ya mbere byonyine ni uko ishuri rikorera ku butaka bw'itorero. Ntabwo bari kubura ibindi bintu bakorera kuri ubwo butaka, ariko tuzi ko itorero rishyize uburezi imbere kugira ngo abanyarwanda bajijuke, babone uburezi, bagire uburere. Itorero ryashyize ibikorwa by'uburezi imbere.
urumva rero icyo nacyo ni ikindi. Hanyuma ku bw'ibyo kandi itorero rigira gahunda zirebana n'imyigishirize, tuvuge ku birebana n'iyobokamana. Ntabwo rero bagishije inama ku bijyana n'icyo wakora kugira ngo abana bagire indangagaciro za gikristo, ntabwo bagutera umugongo, ahubwo barakunganira. Ikindi nababwiye, itorero ridufasha nk'ubu umunsi wo kwa gatanu mu gitondo, mpereye wenda ku itorero hano tubaho rya Gasave, umunsi wo kwa gatanu barawigomwe, barawuduha nk'ishuri kugira ngo natwe tubashe korera bariya bana mu buryo bw'ijambo ry'Imana, bazakurira afite indangagaciro za gikristo. Urumva rero itorero ridufasha mu bintu byinshi rwose, ntabwo twavuga ngo itorero rituri kure. Yego, mufite izihe ntego zo kurushaho guteza imbere uburezi bwa hano? Munatubwire n'umubare w'abanyeshuri biga hano. Yego, murakoze. Abanyeshuri uyu munsi dufite abanyeshuri 110 barererwa muri iki kigo, bahabwa izo ndangagaciro, bagahabwa n'ubumenyi rusange. Intego rero tuba dufite ni uko ishuri ryacu ritera imbere, rikamenyekana ku ruhando rw'iki gihugu ndetse no ku ruhando rw'andi mahanga. Ni ikigo kijya mu marushanwa atandukanye, aho usanga hari igihe tuba twahagarariye akarere ka Gasabo mu makompetisiyo atandukanye, tweze no guhagararira umujyi wa Kigali, yewe no ku rwego rw'igihugu heze kubaho amarushanwa yo kwandika. Turagenda rwose, abana hano bagenda ari 2 bahagaze ku rwego rw'igihugu ari aba kabiri, kandi icyo gihe twe twakoze irushanwa ari amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, kandi twese dufite icyandikwaho gisa. Urumva rero iki kigo cyacu ni ikigo twumva gikwiye kuza imbere cyane cyane rwose, nk'uko twabyiyemeje, tugakorana umurava kandi mu by'ukuri tukabana neza n'abo duturanye kugira ngo dukunde dutere imbere. Dufite rero intego nyamukuru yo kugira ngo duhereye ku baturanyi, ikigo cyacu kigaragaze ku rwego rufatika hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo. Tuzi ko naho bazakimenya. Hari ikindi se mushima itorero ADEPR ribafasha mu bifatika? Birahari kuko dufashe urugero, nk'ubu itorero ryaratubaniye rishyiraho gahunda ya Ambassadors Football. Iyo gahunda itangiye ntabwo batwibagiwe, natwe baratubwiye, bamaze kutubwira badusaba ko twashaka n'abantu bajya mu mahugurwa. Ni ukuvuga ngo dufite umudamu umwe wahuguwe, tukagira n'umugabo wahuguwe mu bantu bashinzwe gutoza abana mu ivugabutumwa ryifashisha umupira w'amaguru. Hanyuma rero urumva muri ayo mahugurwa yose bayagiyemo ari 2, bafite certificate bahawe. Hanyuma rero natwe nk'ubuyobozi bw'ikigo tugafatanya nabo kugira ngo turere abo bana. Iki tugishingiyeho, tudarebeye gusa ku birebana wenda n'andi masomo dutanga y'iyobokamana, tukareba nk'icyo ngicyo cya Ambassadors Football hano muri iki kigo, dusanga hari icyo byadufashije. Abana iyo binjiye hano ari ba bana bigunga, bakahagera bakinjira muri iyo porogaramu, usanga mu gihe gitoya kwigunga byavuyeho, ibibazo by'imuhira biteye ku ruhande, ugasanga baje barwana babiretse, mbese ukabona hari icyo byahinduye ku myitwarire yabo no mu buryo rusange bwo kumenya ijambo ry'Imana. Iki rero ni ikintu dushima itorero ryadufashije cyane, ku buryo usanga hari n'abandi bana mu makaritsiye baba bashaka kuza n'ubundi kwiga hano, ndetse ugasanga kenshi tugira n'abana babatizwa, kuko iyo bamaze kwiga ijambo ry'Imana tukabona ryabagezemo, iyo bashatse gukurikira gahunda z'umubatizo tubahereza itorero n'ubundi bagakomezanya naryo, kimwe n'abandi baba bakorangije bari muri Ecole de Dimanche, igihe cyazagera bakabatizwa, kandi biradushimisha ko tubona bavamo abakristo beza.
Mwabyumvise ko rero kuba umwana yakunda ishuri bigirwamo uruhare n'inzego zitandukanye, yaba umubyeyi, abarimu bamwigisha ndetse n'ubuyobozi bw'ishuri, kandi ntabwo bivuze ko ari ukuba atsinda amasomo gusa, ahubwo n'uburyo bamufata ari ku ishuri, uburyo bamwitaho n'urukundo bamwereka ndetse n'imikino itandukanye n'ubusabane yagirana n'abandi, byose biri mu bituma arushaho kugira umwete wo kuza ku ishuri. Ni ingenzi rero kugira ngo umwana abashe gukunda ishuri, twese tubigizemo uruhare. Tubashimire cyane mwese mwabanye natwe mu kiganiro Uburezi ku Isonga, nawe mu kiganiro cy'ubutaha. Njyewe nitwa Yvonne Mutatsineza, iyi ni Life Radio na Life TV muri Source of Blessing School.